Ashuje inshuti z'umusaraba Yesu nashimwe cyane, mbifurije umugoroba w'umugisha. Ndabakunda cyane, ni Umurage Community hamwe na Obededom Frodouard. Nk'uko bisanzwe dukunze kubagezaho amakuru, ariko by'umwihariko amakuru ya gospel. Tukaba twagarukanye inkuru ivuga ku baririmbyi cyangwa se ku bana bakunzwe cyane baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abangabo nta bandi ni Dorcas ndetse na Vestine, aho kuri uyu munsi nk'uko byatangajwe batandukanye na manageri wabo cyangwa se urebera inyungu zabo, ariwe Irene Murindahabi wari ushinzwe kurebera inyungu zabo. Ahangaha ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2021, ni ukuvuga ngo uyu munsi nibwo byatangajwe ko aba bana batagikorana na Murindahabi wakurikiranaga inyungu zabo. Nk'uko itangazo ryatanzwe na Murindahabi, uyu wari ushinzwe gukurikirana inyungu zabo, nk'uko yabyitangarije uyu munsi nibwo yashyize ahagaragara itangazo rigira riti: dushingiye ku ntego zacu n'icyerekezo cya Mr. Irene Entertainment cyangwa se Murindahabi Irene Entertainment, nyuma yo gusesengura imikoranire ya Murindahabi Irene ndetse na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas mu muziki, ME cyangwa se Murindahabi Irene Entertainment, ni ukuvuga ngo iki ni nk'ikigo cye bwite yashinze cyareberaga inyungu z'aba bahanzi, cyifuje cyangwa se yifuje kumenyesha abakunzi b'iyi ME ndetse n'abamuzika muri rusange ko guhera ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2021 ibaye ihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'aba bahanzi bavuzwe haruguru, ku mpamvu muzamenyeshwa mu minsi iri imbere. Ahangaha ikinyamakuru cyanditse iyi nkuru cyangwa se aho twakuye iyi nkuru cyabashije guhamagara cyangwa se kuvugisha aba bana, aho Dorcas yabashije gufata telefone, arangije arasubiza ati ntacyo mbiziho, nta makuru mbifiteho. Arangije ahita akupa telefone. Irene ntiyabashije gufata telefone ubwo bamuhamagaraga, ariko ibi bikaba bikurikira umwuka mubi umaze iminsi ututumba, cyangwa se hamaze iminsi havugwa amakuru atari meza, aho bivugwa ko ubwumvikane bwaba bwari bukeya hagati ya Irene ndetse n'aba bahanzi ku mpamvu zishingiye ku nyungu zabo, aho byavugwaga ko uyu mugabo cyangwa se uyu wari ubahagarariye yakoraga mu nyungu za guharanira iterambere ryabo. Cyane cyane bikaba byaravuzwe aho bashyiriye hanze indirimbo yiswe Adonai. Iyi ndirimbo rero bikaba bivugwa ko Murindahabi yaba yarayishyize kuri channel ye cyangwa se ku rubuga rwe bwite, kuyishyira ku rubuga rw'aba bahanzi. Ibyo ngo bikaba byarazamurira urubuga views, bikababaza aba bana. Hari n'andi makuru avugwa yuko aba bahanzi baba bagiye gufatwa n'uwateguye award ya Gospel Stars, akaba ari irushanwa aba bana baba barimo cyangwa se baba baritabiriye, akaba ngo yaratangiye no kubafasha mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye na gospel. Ahangaha rero imwe mu mishinga aba bana n'uyu mugabo bakaba baratangiye rwose gukorana, aho uyu mugabo witwa Aimable bikaba bikomeje kuvugwa ko yaba ari yihishe inyuma yo gutandukana kwa Irene ndetse n'aba bana. Aba bahanzi rero nk'uko mubizi ni abana bakunzwe cyane, nyuma yo bashyiriye hanze indirimbo yitwa Ntawe Ijambo yakurikiye n'abantu barenze 3 miliyoni kuri YouTube channel. Mu minsi yashize bagashyira hanze yitwa Papa, hakaba heruka iyitwa Adonai. Ese igikwiye ni igiki? Gusa birakwiye ko aba bahanzi cyane cyane ko ntawakwirengagiza ko uyu Irene Murindahabi ari we wagiye abafasha cyane, cyane ko ari we wagiye
akurikirana iterambere ryabo. Kuva indirimbo yabo ya mbere niwe wagiye ubafasha, niwe watumye bamenyekana. Aha akaba